Ese ni iki abahanga mu bijyanye n'imibanire y'abantu cyangwa se mu mibereho ya sosiyete abitwa aba sociologist cyangwa se n'abandi baba bari mu bisata bigiye bitandukanye bigenda bigaruka ku mibanire y'abantu cyane cyane abashakanye, ni izihe nama bagiye bagarukaho cyangwa se ni ibiki bagiye bagarukaho ku kintu kijyanye no kuba abantu bashobora kuba barushanwaho imyaka runaka mu gihe bagiye gushakana. Hari umuntu umwe ugiye wamamaye cyane mu bijyanye no kugira abantu inama mu bijyanye n'urushako cyangwa se bitwa aba relationship expert, yitwa Jordan Peterson. Jordan Peterson yagiye agaruka mu biganiro bye bitandukanye aho yagendaga agaragaza yuko byibuze imyaka ikwiye kuba umuntu yaba arusha undi, cyane cyane umugabo yaba arusha umugore we cyangwa se umusore yaba arusha umukobwa byibuze n'imyaka 4. Mu rwe ruhande niyo myaka abona ko ikwiriye kuba ariyo yakabaye kuba ari nk'ikinyuranyo hagati y'ugiye gushakana n'undi, byibuze imyaka 4 we agenda agaragaza, ndetse no mu byo yagiye akora nk'ubushakashatsi cyangwa se abo yagiye ahura nabo nuko byagaragaye ko byibuze kurushanwaho imyaka 4-5 gutyo ari byo bishobora kutagira ingaruka nyinshi mu kuba abantu bagira umubano utameze neza ushobora no kubageza kuri gatanya.